sobanukirwa kugira ngo umenye umwe mu bajeni bazamutse mu gihe kitari gitoya bakomeje kwikurira imitima itari y'abantu bake ku rubuga rwa TikTok ndetse na Instagram na Facebook. Amazina yose bamwita Isingizwe Arnaud. Arnaud ni muntu ki? Arnaud yaje ate? Arnaud akomoka he? Menya byinshi cyane kuri uyu musore ukomeje guteza impagarara kuri social media za mu Rwanda, yaba Facebook, TikTok ndetse na Instagram, cyane ko mu gihe kitari gitoya kimenyekana yaje gufunguza YouTube, ubu akaba ari gukoresha zimwe mu mbuga zikurikiranwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi twamenye kuri TikTok, cyane ko abantu batazi ko yitwa Arnaud kenshi cyane twe tumuzi umujura, wenani na kamwe mu tuntu akunze gukoresha ngo barabaroze. Uyu Arnaud akomeje gutraininga kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda, cyane ko abantu bakomeje kumukunda, yaba abakecuru n'abasaza, urubyiruko muri rusange, cyane ko mu bintu akomeje gushyira hanze, yaba video ziwe ziba ziganjemo kugira inama abantu ndetse no kubasetsa, cyane ko akomeje kwikurura imitima y'abantu benshi cyane, yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Ibi bakomeje kubyibazaho ubwo ajyaga gukora ikiganiro kwa Irene. Abantu bibajije impamvu umuhungu uzamutse mu gihe kitari gitoya, uburyo n'imbaraga yakoresheje kugira ngo agere ahageze ubu ngubu. Arnaud avuka mu bana batatu, abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Papa we akaba ari umukongomani, mama we n'umunyarwanda. Uyu musore ukomeje kubica bigacika mu iki gihugu cy'u Rwanda yifashishije urukuta rwa TikTok ndetse na Instagram. Abantu bakomeje kumwibazaho, cyane ko ari nako akomeza kubaka igikundiro kuri social media ziwe. Hashize iminsi akoze ikiganiro kwa Irene ubwo yatangazaga yuko bamwe mu bantu bakoresha social media za mu Rwanda, murabizi ari benshi cyane bakreatinga ikintu runaka cyangwa se video kivuga ku bantu, ariko ukaba usanga ari abantu benshi cyane birukanyira muri comment bajya gutuka uwapostinze ibintu. Aha turavuga kumwe upostinga ikintu umuntu yabona kitamunyuze akaba yakubwira ibihuye n'umutima wiwe aciye muri comment, cyane ko mu bantu bakurikirana Arnaud nta muntu n'umwe ujya muri comment ajya kwirirwa mutuka cyangwa se amubwira nabi. Benshi bahurira muri comment ziwe bajya kuvuga ibyiza cyangwa se basa nkaho bari kwitira brag, ibyo twita gukina. Gusa nyuma yuko akoze ikiganiro kuri Irene yaje gutangaza yuko akomeje gushimira abakunzi bamukurikira yuko nta rwango bamufitiye, ahubwo yazigiye, cyane ko uyu musore yaje gutangaza uburyo yinjiye mu gushotinga ariya mavideo mukunze kubona. Atanga n'ubuhamya bw'ukuntu agenda ashotinga mu nzira video atarabifite muri gahunda. Uyu musore ukiri mutoya rero akomeje gutangaza abantu benshi cyane, ngira ngo mwabibonye ku rukuta rwa Instagram ndetse na TikTok, cyane cyane TikTok agiye kuzuza 100 bimukurikira mu gihe kitarenze amezi 2. Mu buhamya yatanze kwa MIE yavuze yuko higeze kuza umuntu amubwira mu byo kumushobora gukina film, mu kuba yaramubonyeho impano nziza yabisura ndetse n'ijwi ryiza ryo kuba yakreatinga muri scene, cyane ko yarari mu bantu bazi gusetsa. Umushoramari akimara kubimubwira, Arnaud yaje kumubwira yuko atabishobora. Gusa hadacemo igihe kinini cyane Arnaud yaje kubitekerezaho aravuga, nkuko babimbwiye nkumva ko njye ntabishobora, nta kuntu nagerageza nka uploadinga video nkareba koko nimba zarya cyangwa se zitarya, cyane ko nta cyizere yabaga yifitiye. Mu bindi yatangaje rero nuko yaje kuvuga yuko ubundi mu gukoresha Instagram ndetse na TikTok ndetse n'izindi mbuga zitandukanye yarafitemo account kuzikoresha ko ari nko gusa nko kubikamo amadata yiwe, cyane ko ngo hari nk'igihe yashoboraga kuba bamwiba telefone akaba yabona aho yirukanye ajya gukura amafoto yiwe cyangwa se amavideo n'ibindi bitandukanye. Ariko mu byo gukoresha social media hano mu Rwanda nta by'agatwiko yigeze atekereza. Avuga yuko nubwo yigeraga afata ifoto cyangwa video ngo uploading kuri social media ziwe atabaga agamije gutwika, ahubwo cyane ko wasangaga ifite nka like 10 cyangwa 17, kandi nabwo akaba ari babajene baba baziranye cyane inshuti n'abavandimwe baba bakunze poste ziwe. Uyu musore kandi yakomeje kubwira abantu benshi cyane batandukanye bagiye bafite impano yuko batakangwa no kumva ko nta cyizere bifitiye. Ushaka gukora video cyangwa se ushaka kujya gukina film, si ngombwa kubyihatira, burya niba ushaka gukora ikintu ujye ugikora ugishyizeho umutima, isaha n'isaha uzajya kubona ubone birakunze. Uyu musore ukiri mutoya nk'uko mubizi azamutse mu gihe kitari gitoya, cyane ko ariko traininga nk'uko kakajwi akiza, ngira ngo murabizi kakajwi uriya wibera muri Amerika akimara kuza mwabonye uburyo traininze cyane abantu bakamukunda bitewe n'imvugo n'uburyo yabaga yambariye na mask. Nuko Arnaud nawe yaje kuza akreatinga content itandukanye n'izabandi, nuko abantu bamukunda utyo. Gusa muri content ya creatinze harimo wa mujura, wenani na ubanza barakuruza. Mwizo content rero
ntago ajya kwanga n'abantu bajya bahurira mu nzira bakamubwira ati wamujura we cyase we nani, ntibijya bimutungura kuko ari we wabicreatinze. Yabitangaje nyuma yuko Irene amubajije ati nkihuyemo n'umuntu akakubwira ngo wamujura we cyase we nani ubibona ute, nibwo yaje kumutangariza amubwira yuko kimwe muri ibyo icyo yamwita cyase icyo bamuhamagara agomba kucyitaba kuko niwe wagicreatinze, ko n'ubundi ubusanzwe ngo ari content yiwe. Uyu musore rero twakomeje kumukunda no kumugaragariza urukundo rwinshi cyane kuri TikTok. Ubu ari kuza ku mwanya wa mbere ku bantu bakurikirana kuri TikTok no muri bamwe bafite account iri trend. Uyu ni umusore wazigiye kandi ufite tara yiwe. Byinshi cyane yakomeje kubwira abantu, ababwira yuko benshi cyane bari kubona yuko akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga za mu Rwanda. Abantu bibwira yuko ashobora kuba agiye gukira cyane bitunguranye. Ngira ngo mujya mwumva stories ze watera ko n'ubundi ahuzaho, gusa yaje kubatangariza yuko ngo TikTok, urubuga rwa TikTok rudahemba cyane, ko anasaba abantu bashobora kuba bafite company cyangwa se ibikorwa runaka bashobora kuba bamuhamagara akaba yabamamariza. Uyu Arno aratangaje cyane, avuka mu bana batatu, mu bakobwa babiri ndetse akaba ariwe muhungu urimo iwabo bafite, kandi yaje gutangaza avuga yuko ngo biraguranye kubona mwahurira mu muhanda ari ku manywa cyane mbere yuko creatinga ngo mbe mujura cyangwa se we wamujura we. Nuko yaje gutangaza yuko atajya agenda ku manywa ahubwo yirirwa mu kazi agataha nijoro, akazinduka mu gitondo agataha nijoro. Yaje gutangaza yuko bigoye kuba wahura nawe ko ari ku manywa habona ikindi mu buzima bwe bwa buri munsi abayemo. Ubundi ngo nimba yibereye ahantu hatuje cyangwa se ari ahantu afite umutekano nko mu rugo, atajya akozwe ibintu by'imyenda, akunda kuba yiyambariye isengeri ndetse na box. Uyu ni umwe mu bajene bakomeje gutangaza abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nyamara nawe umubonye Arno nta mutima mubi, ahubwo ni kwa kundi Imana ifatira abayi ikabasiga amavuta. Uyu musore akomeje gukora ibitangaza ku rubuga rwa TikTok. Nimba utamuzi amwita Arno wamujura. Ukigera kuri TikTok andika wamujura ahita aza ku mwanya wa mbere, kuko n'ubundi niwe musore wa mbere ufite TikTok hano mu gihugu cy'u Rwanda trend. Gusa nubwo papa ari umukongomani, ubona yuko nubwo ari hano mu Rwanda nta kibazo aba yifitiye, ahubwo ibyishimo biba byamurenze cyane ko ahita agereka n'urukundo abanyarwanda tumukunda kuri social media ziwe, cyane ko aho abandi bihuta muri comment bajya gutuka content creator, we ntajyo abikozwa, ahubwo abafana biwe birukanga bajya kumushimira bamubwira n'ibikorwa akora ko bakomeje kubikunda cyane ko kandi akomeje kwibutsa abantu bamukurikirana nimba kuko bamukunda ko bakihutira kujya kuri YouTube yiwe bakaba bakora subscribe ndetse bakajya basharinga zimwe muri content ziwe n'ubundi asanzwe uploading nk'ama video ndetse n'amafoto. Uyu musore rero akomeje kugaragara ahantu henshi cyane mu iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, ariko bica bigacika kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda, cyane ko abantu bamukundiye umutima yigirira n'uburyo yivugira ubona asekeje kandi ashimishije. Uyu mujura we nani na ngo baba barakuroze, ufite imana itangaje itandukanye n'izindi z'abantu, cyane ko ari umwe mu bantu bakoresha TikTok cyane mu iki gihugu cy'u Rwanda, cyane ko nyuma DJ Benda n'uwo bita DJ Brian yewe na Jihad hazaga uwo bitaga Mavete Sud. Mavete ubwo yazaga kuzima ngira ngo muramuzi n'umwana w'Ikanombe, nibwo yaje gucika imbaraga yirukanka mu bintu byo kwamamaza atarafatisha imbuga nkoranyambaga, cyane ko Arno abasaba abantu kuba bamushyigikira bakamusupport. Waba ufite ibikorwa byo kwamamaza mu gihe agifite hit akaba yakwamamariza nawe ukaba wabona abakiriya ukamuha amafaranga, nyuma yuko atangaje yuko TikTok n'amafaranga iramuhemba. Benshi cyane bakaba bavuga yuko bidashoboka. Uyu muhungu ntajya acika imbaraga, ntajya areba ibivuga cyangwa se ibyo abantu bamubwira, kuko ushobora kuba ufite hit nk'iriya nta mafaranga ugira bikaba byaguca imbaraga. Ibyo ntakajya bikozwa, cyane ko ahubwo akomeza kuba yahanga utuntu dushya akaba yashimisha zimwe mu nshuti ziwe zimukurikirana, yaba followers ba Facebook, Instagram ndetse na TikTok. Mbibutsa njyewe wari uri kubagezaho kino kiganiro na Dr. Singa TV bisanzwe. Nimba ukunda Dr. Singa TV mubwire muri comment, kandi nimba umukunda cyane kora subscribe, ukore like, share and comment. Love you fam.